Yes, nongeye guhereza ikaze kuri YouTube channel ngira ngo niba uri umunyarwanda iri tangazo wagiye uribona ahantu henshi cyane. Ni itangazo ryasohowe n'igipolisi cy'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko aho hari icyo cyashakaga kubwira urubyiruko rw'igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko abarangije kwiga kaminuza. Impamvu ni uko igisirikare cy'u Rwanda cyararebye gisanga gikeneye abasore barangije kwiga kaminuza. Ibi ngibi akaba aribyo byatumye basohora iri tangazo kubw'impamvu eshatu tugiye kurebera hamwe, ndetse no kubwo ibyiza bifuriza igihugu cy'u Rwanda, by'umwihariko nk'abasore, inkumi barangije kwiga kaminuza ariko badafite akazi. Ngira ngo iyo basohoye itangazo nk'iri ngiri bavuga ko bashaka abasore barangije kwiga kaminuza n'inkumi, hari ibintu byinshi baba bifuza kuba bagira, cyangwa se hari impinduka nyinshi baba bifuza mu gipolisi cy'igihugu cy'u Rwanda cyangwa se mu yandi mashami agiye atandukanye. Tugiye kurebera hamwe rero ibyo iri tangazo ryaje rivuga ndetse n'abo ryifuza, ibyo bazahabwa n'uburyo bazitwara kugira ngo babashe kuba bakiyandikisha mu gipolisi cy'u Rwanda. Igihe tugiye kubana ndi Isa cyangwa se unyite Isaac, uri kuri Rwanda Room TV, kubwira ngo kanda subscribe kugira tujye tubona amandi matangazo ndetse n'ibindi bintu byinshi biba bigiye bigezweho hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Iri tangazo igipolisi cy'u Rwanda cyasohoye riravuga ko ryifuza, cyangwa se igipolisi cy'u Rwanda cyifuza inkumi n'abasore barangije kwiga kaminuza. Ni nyuma y'uko igihugu cy'u Rwanda cyabonye ko iyo cyohereje abantu by'umwihariko abapolisi barangije kwiga amashuri y'icyiciro kibanza yisumbuye, ndavuga segonderi, iyo babohereje mu mahanga bagiye ko mu buryo bwo kugarura amahoro, usanga nk'ururimi rw'icyongereza, igifaransa ndetse n'izindi zikoreshwa zigenda ziba ingorabahizi. Rero akaba ariyo mpamvu igihugu cy'u Rwanda cyafashe umwanzuro w'uko kigomba kugira impinduka, by'umwihariko noneho kugira binjizemo abarangije kwiga segonderi, ahubwo bakinjiza abarangije kaminuza kugira ngo batangire banafite ipeti rya ofisiye. Urumva ko iyo urangije kwiga kaminuza wajya mu gipolisi cyangwa mu gisirikare, ntabwo uba umeze nka bano bandi ubona mu mihanda hehe na he. We haba harimo itandukaniro n'intambwe nini wabasigishije, kubera ko iyo ufite ipeti rya ofisiye ntabwo uba usanzwe. Iri ni ipeti riri ku mwanya wa 4 mu mapeti atangwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Tekereza ko nk'ipeti abo barangije kwiga kaminuza bazahita bahabwa kugira ngo urigereho ubakoze ibikorwa by'indashyikirwa. Yego uba utaragera ku cyiciro cyo guhabwa inyenyeri, ariko nabwo iri peti rya ofisiye ntabwo uba wambara imyenda ibisa nk'iy'aba ngaba birirwa mu muhanda. Niyo mpamvu rero nakubwira ngo niba warangije kwiga kaminuza cyangwa se ukaba uzi ubarangije kwiga kaminuza, wamubwira cyangwa se akihutira kuba yajya kwiyandikisha mu gipolisi, dore ko n'umushahara bazajya batanga azaba ari umushahara utubutse, aho abangaba bazaba barangije kwiga kaminuza bazajya bafite ipeti rya ofisiye bazajya bahembwa amafaranga agera ku 180 baba mu kigo batunzwe n'igihugu. Icyo bakora bo ari ukuba bakimenyera imyenda, utundi tuntu twibanze, ariko ibyo kurya byose baba bimenywa n'igihugu. Akaba ariyo mpamvu rero nakubwira ngo iri tangazo rije ari nk'igisubizo ku rubyiruko rw'u Rwanda barangije kwiga kaminuza, rufite lisansi ibemerera kuba bakigisha segonderi, kubera ko igihugu cy'u Rwanda nk'uko nabikubwiye, iyo bohereje abasore barangije kwiga icyiciro cya mbere cy'amashuri yisumbuye hano mu gihugu cy'u Rwanda, usanga kuvuga icyongereza, igifaransa ndetse n'igiswahili bibacanga. Akaba ariyo mpamvu rero ntashishikariza abarangije kwiga kaminuza bajya kwiyandikisha bagatangirana ipeti rya ofisiye, ku buryo bazajya bagira amahirwe yo gutembera mu bihugu byinshi bigiye bitandukanye hirya no hino ku mugabane wa Afurika, ndetse no ku yindi migabane, aho bazajya bajya bameze nk'abahagarariye igihugu cy'u Rwanda, haba kubungabunga amahoro, kujya gutanga imyitozo igiye itandukanye, dore ko igihugu cy'u Rwanda kimaze kumenyekana ndetse kimaze no kuba ubukombe hano ku mugabane wa Afurika, kuko gisigaye kijya gutanga imyitozo igiye itandukanye, yaba iya gisirikare, igipolisi mu bindi bihugu hirya no hino ku mugabane wa Afurika. Akaba ariyo mpamvu rero u Rwanda rwifuza abasore n'inkumi bafite ubumenyi, by'umwihariko bwo kuba bagira icyo bafasha igihugu cy'u Rwanda mu bijyanye no kwigaragaza ku ruhando mpuzamahanga nk'abadasanzwe, kubera ko n'ubundi igihugu cy'u Rwanda kimaze kuba icy'ubukombe nk'uko nabikubwiye. Rero iri tangazo rero nk'uko nabikubwiye ryaje ari nk'igisubizo, ubaye ufite umuvandimwe cyangwa se undi muntu warangije kwiga kaminuza
wifuza kuba yajya mu gipolisi cy'u Rwanda, ibi ngibi ni ibintu byiza cyane kuko ni andi mahirwe bongeye gutanga ku rubyiruko, aho babifuriza ibyiza ndetse bakaba banifuza ko urubyiruko rw'u Rwanda bakomeza kuruteza imbere, kubera ko bamaze kubona ko abantu benshi barangije kaminuza bakunze kwihutira kujya kwiyandikisha mu bintu bya gisirikare cyangwa ibya gipolisi, aho baba bategereje akandi kazi gasanzwe baba bakora bari nk'abigenga. Ariko ibi ngibi rero byaje ari nk'igisubizo kuko yaba abakobwa yaba abahungu bapfa kuba barangije kwiga kaminuza, ibi ngibi bitabera ko bahembwa 180 utunzwe n'igihugu, uba mu kigo cy'igihugu, ndetse ibintu wowe usabwa ari ukuba gusa warangije kwiga kaminuza ukazatsinda n'ibizami uzakora ahandi, ugahabwa amahirwe yo kuba watangira ufite ipeti rya ofisiye. Ndakubwiye ngo iri peti ni ipeti riba rifitwe n'abantu bakeya, kubera ko ntabwo hari amapeti akunze gutangwa cyane hirya no hino mu bisata bigiye bitandukanye by'ubuyobozi bw'igihugu cy'u Rwanda. Reka ngushimire ko wabanye muri kino kiganiro, ngende Issa twabanye, gushimira wamaze gukanda subscribe ndetse nawe ugiye kuyikanda, kubwo amakuru tuba tumaze kubagezaho ndetse n'andi menshi tuzagenda tubagezaho. Ciao ciao.